uyu munsi nushaka unyite Pastor Itangishaka aka nyiri drone nayigurukije noneho mitangwa mu isanzure y'umwuka wera atanumva ngomba kuha iyi message ni yawe yakire kandi yakire utuje utekanye umeze neza. Buretse gato reba niba warakanze subscribe ubundi utwereke ko turi kumwe ukanda like, siga igitekerezo cyawe muri comment wumve neza. Ndagira ngo wumve aka kantu witonze. Igiti kirimo imbuto nicyo giterwa amabuye. Hari urabona abantu baturutse impande n'impande bakurwanya, ubona rwose nta kiza bakwifuriza, baragerageza byose ngo barebe ko bagushyira hasi ariko ukanga ugakomeza ntucike intege. Mu ijuru hari Imana. Impamvu ubona abantu bakwataka nuko nyine hari icyo bakubonamo kandi cyarabazengereje cyabateye ishyari ntibifuza kukigeraho. Nawe rero rwana, hangana, komeza. Uri mu nzira nziza Imana igushaka. Riderman yigeze kuririmba akaririmbo avuga ngo kungusha barabigerageza, barasunika sinyeganyega, magaze bwuma magaze bwami nubwo banyifuriza gereza. Imana yanjye turagendana, ntijya yifuza ko ndengana, ukwizera kwinshi nyisengana, kumpisha mu mababa yayo. Yo wowe urinde se utinya abo ubona bakwataka? Urasenga se? Niba usenga no kwizera kandi abo ngabo bose ubona bagerageza kugushyira hasi cyangwa kukwangiriza ibyo ubona watangiye kandi ubona byashobora kuzakugira umumaro, ntuzigere ucika intege kubera yuko abo ni bo ni nacyo bagomba gukora. Ahubwo nawe rwanda ugere ku isezerano ryawe Imana yaguhaye. Ntuzacike intege nshuti yanjye, keep it up. Ugwe ubyuke ukomeze ugerageze, nabo bazaguma bagerageze kugushyira hasi ariko ntuzigera ujya hasi kuko yaravuze ngo ntawe unyiringira uzakorwa n'isoni. Keep it up. Abenshi ubu ngubu ntibari gusobanukirwa ibyo ndi kuvuga kubera ko hari n'ahanditse ngo bamwe barareba ntibabona bakanabwirwa ntibumve, ariko iyi message nyirayo yakiriye. I'm really very sure ko if it's your message you get it. So ntuzacike intege rero cyangwa ngo wumve ko ibyo ngibyo byose ubona bikuzengurutse bigamije kugushyira hasi, bigamije kukunaniza cyangwa se bigamije kuguca intege, ngo wumve ko ari byo bitsinze. No, ni wowe utsinda iteka igihe cyose wanze kuva ku izima. Ntuzigere uva ku izima. Keep it up. Have a blessed day. Love you. Nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubirebye bya kintu cya fresh. Nkwibutsa ko ushaka kwiga inline skating, club nimwe rukumbi yonyine ni Rwanda Bullet Skaters Club, aho bigisha umwana wawe kugenda ku nkweto z'amapine akabikora nk'umwuga. Bagane, nimero zabo ni izi ngizi ziri aha ngaha, ubundi ugende bakurikire kuri social media zabo, unakore subscribe kuri YouTube channel yabo ni Rwanda Bullet Skaters Club. Ngiyi hano murayibona hano, mugende mubakore subscribe, mugende mubafollow kuri social media zabo, ubundi mutwara abana banyu babigisha. Ntawamenya wabona iyi skate ejo ari ibaye akazi k'umwana wawe. Who knows?